Okay, hey guys, ni Steven wanyu magana abiri na mirongo itanu niko nitwa, ni ku mbuga nkoranyambaga zose. Ukeneye ibikorwa byanjye wagenda ukabisangaho. Uyu munsi mbazaniye app itanga amamega y'ubuntu. Mana yanjye, iyi app ni irimo irabica bigacika ahantu hose. Ni wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ubundi tugakomeza na comment. Umuntu uzandika muri comment akavuga yuko bitakunze, azandikemo ansaba nimero yanjye niya WhatsApp, zamwandikira naramwohereza video abikore bakamubwiye yuko bikunze. Okay, dutangire nitugiye ni kuyisanga muri Play Store. Iyo app itanga megabyte. Okay, dutangire nitwayisanga hano muri Play Store. Ubundi dukande hano, tuzemo hano, twandikemo ngo zam VPnet. Ubundi dutegerezeho zam VPnet gutya. Ubundi dutegerezeho bitewe n'amakonegisiyo umuntu aba afite. Okay. Ariko guys, baturage b'u Rwanda n'abaturanyi adukurikira umunsi ku wundi, iyi niyo nuzi irimo irabica bigacika mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu byose byo hafi. Ni ukuvuga ngo ntawe gukura ahantu hose, ahubwo no mu ikaritsiye utuyemo uzagenda ubaze umuntu uwo ari we wese, umubaze ati bayita ngo okay yaje ngiyi, bayita VPnet. Zam VPnet niyo irimo irabica bigacika. Ngiyo ni iyi ngiyi iri aka kazu. Ni kubera ko ni wowe itesayemo, icyo usabwa no kugenda ukayestaramo, ubundi tugakomeza bakwereka uburyo ntitwabigenza. Okay, icyo usabwa ni ukuza hano. Ubu ngubu ngewe ndi kuyikoresha na adrenalinaga ariyo ndi gukoresha, niyo ndi gukoresha muri aka kanya. Ni kuko nta mega nyine mfite, nta mafaranga mfite, ndi kuyikoresha ni muri gahunda zanjye zose. Okay guys, uku nguku irafunguye rwose. Rero icyo usabwa ni ukuza gutya, aka kantu niko ifunguye. Ubu nitugiye ni kuyifunga kugira ngo tubereke uko iba imeze ukiyifungura. Okay, ni uku nguku iba imeze guys. Okay, icyo usabwa ni ukuza hano ugahitamo ibihugu biguseriva. Harimo ibihugu byose iyo ushaka ushyiramo icyo ushaka. Hari USA, hari DSF, hari VPSafe. Okay, rero icyo usabwa ni ukuza ugahitamo hano icya random on. Ubwo random on ni nuko byose byagusharinga. Iki ngiki ugaza ugakanda hano, ubundi ukihakanda biyemera gutyo, ubundi ukaza aha ngaha ugashakamo u Rwanda. Guys, nababwiye ngo ibihugu byose birimo, YouTube Kenya irimo, Sudani. Muri make guys, ntabwo ari ukuvuga ngo ndi gushaka subscribe zanyu. Ngewe ibyo mbabwira ni ukureba ingibi ni mwisomere, ni Kenya, ni Saudi Arabia hose. Guys, wowe icyo usabwa ni ukumira subscribe ushima. Ubuhinde ambese aho uri hose uri champion. Okay, uhita kuza hano ugashakamo u Rwanda nguru, ubundi ugikandamo, ubundi ugakora icyo bita update bituma ubona update zose. Okay, ubundi ukakagira agafungura. Yes, updating bisanzwe mpaka gafungutse. Urabona yuko ari ibisanzwe, imbuga zose ujyaho irafunguka hatari hamamega rwose, ubundi ibintu bikaba uburyohe. Hano ni kuri YouTube, ariko nyine kubera amakonegisiyo yanjye bitewe na telefone umuntu aba afite biragenda bikagorana, ariko nyine birakunda, bigenda bifunguka. Reba, yes, reba bigenda bifunguka ahantu hose ushaka rwose, birajyayo na TikTok ihita ifunguka. Wowe ibintu byose ushaka birafunguka rwose, ibintu byose ushaka birafunguka ahantu hose. Guys, mwite ni kubintu abantu bavuga bati ntabwo bikora, ariko irakora bro. Ahantu hose wumva yuko rwose bikora